We thank you Jesus. Turagushimira mwami ko utajya uhinduka. Ndagushimira ko utameze nk'abantu. Mfashe umwanya ngushimira ko udakora nkatwe, udatekereza nkatwe, utavuga nkatwe. Umuntu iteka agera ku kigero cyo kuba yumva ibyo yakoraga bimurambiye kubera rezilita atifuza. Ariko wowe ntujya urambirwa, ntujya unanirwa, ntujya ucika intege. Nta kintu na kimwe twahwanya nawe. N'imfura zo mu isi zarananiwe. You are mighty God. You are mighty God. We thank you Jesus. Ni wowe uduteje intambwe twinjiza muri uku kwezi. Ni wowe utugejeje uyu munsi. Waratugaburiye. Warinze abana bacu. Warinze ababyeyi bacu. Warinze ingo zacu. Warinze igihugu cyacu. Wakomeje kuduha agakiza. Waratwambitse. Warinze imibiri yacu. Ingingo turacyazifite. Ntabwo twigeze dusara ngo twiruke mu mihanda. Aya mezi 6 yose turacyari bazima. Majwi yacu aracyavuga. Maso yacu aracyareba. Matwi yacu aracyumva. Maguru yacu aracyagenda. Maboko yacu aracyakora. Mitima yacu iracyatera. Mazuru yacu aracyahumeka. Nta kintu kigeze kisobeka ngo tunanirwe guhumeka. Umwuka ntacyawuhumanyije. Turacyayihumeka oxygen. Oh my God. Ntacyo dufite twakunganya nacyo mwami. Ntawe twakunganya nawe mwami. Aho ugejeje ukora. Uyu ni umwanya wo kugushimira. This is a moment to thank you Jesus. This is your time. Warakoze mwami. Hari ababyeyi bacyuye abana bazima. Muri aya mezi 6 tumaze. Ukoze ibintu bikomeye. Ukoze ibintu bikomeye. Nubwo nta mpinduka zidasanzwe zabaye twakwiratana. Tuba dukeneye ibyo twiratana. Ngibyo abantu babona. Ngo babone ko ubuzima bwahindutse. Ngo babone ko imibereho yahindutse mu buryo bufatika. Nubwo ntabyo dufite dupresenta abantu bigaragara bifatika. Ntabwo twakwirengagiza imirimo itaboneshwa amaso wakoze. Mitima y'abantu mwami ikunda ibifatika. Ariko Imana ikora n'ibitagaragara. Kandi bigatuma ibigaragara bibaho. Ndagushimye. Ngwino tuyobore muri uku kwezi kwa 6. Tubere Imana. Tubere umuyobozi. Tubere umurinzi. Tubere imbaraga. Tubere umujyanama. Utubere umubyeyi. Tubere ihumure. Tubere ubwishingikirizo. Utubere byose. Tubere pfo na ruguru. Tubere hirya no hino. Oh Mana we. Niwe twishingikirijeho. Nta yindi Mana itari wowe. Thank you Jesus. Urakoze mwami. Urakoze. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Nego y'uku kwezi tuyinjiremo. Dusenga Imana. Kwanga Imana ikore ibishya mu mibereho yacu. Turasoma igitabo cy'Itangiriro igice cya 49 umurongo wa 14 n'uwa 15. Urareba
icyo isezerano rivuga ku muhungu wa Yakobo witwa Isakari. Iki cyanditswe tugihagararemo, tugisengeremo, tugiterekemo ubuzima bwacu, duhuze n'ibindi, ariko kibe reading star, inyenyeri ikomeye, inyenyeri shingiro, kibe ikirenge dushikamiyeho, dushikamijemo ubuzima bw'agakiza muri uku kwezi. Kuko ni amagambo yankoze ku mutima cyane, na n'ubu nyiyasubiramo nyasoma. Avuga ngo Isakari ni indogobe y'inyamaboko iryamye hagati y'ingo z'intama, abonaho kuruhukira ko ari heza, n'igihugu ko ari cyo kwishimiramo. Yunamishirije urutugu rwe kwikorerera, ahinduka umuretwa utegekwa icyate. Ariko Mana, ndabona iri jambo ni rigari, riragutse. Isakari ni indogobe y'inyamaboko iryamye hagati y'ingo z'intama. Hari version zimwe na zimwe zivuga ngo ni indogobe iryamye mu nzitiro rwagati. Igikomeye cyane ye n'ubwoba, ariko Mana we, ngo yunamishirije urutugu rwe kwikorerera. My God, uku kwezi tugiye gusengera mu ntego ivuga ngo kuba intumwa nyayo y'ukuri, being right ambassador, right apostle. My dear friend, ese aya mezi atandatu, kuno kwa gatandatu twinjiyemo, atanashize, ndagira ngo ngere ubisuzume. Wabaye intumwa y'ukuri? Wavuze nk'intumwa y'ukuri? Wagambiriye nk'intumwa y'ukuri? Inama wagiriye abantu n'izi ntumwa y'ukuri? Ibiganiro waganiriye n'iby'intumwa y'ukuri? Ese uracyibuka kuri present Imana? Uracyibuka ko ari uri hejuru? Mbwira, uracyakorera ya icyumweru gishize twe dufite intego ivuga ngo back to the reference and rise again. Tuvuga ngo birakwiye ko umuntu yibuka iminsi ya kera, akibuka aho Imana yamukuye, imuha agakiza, imuhindura ubuzima, imuhindurira izina, imuha amasezerano, kugeza aho ugeze uyu munsi. Uku kwezi ubaho nk'umwambasaderi muzima. Rero ngiye kuvuga ibintu bitanu intumwa nzima igomba gukora. Ntange conclusion, dusenge, hanyuma intambwe zose Imana izaduteza muri uku kwezi tuzazibemo dukiranutse. Icyambere, serving others, gukorera abandi. Nimba ushaka kuba intumwa nzima, gira umutima wemera gukorera abandi, wemera ko abandi bazamuka, umutima ukora utekereza no ku bandi, wikwikunda,
wikwemerera umutima wawe kukubwira ngo wikunde. Ahantu uri uyu munsi, environment urimo, ibyo wakisesinga ubasha kugeraho no kumenya, bigena ibyifuzo ugomba kugira mu buzima bwawe. Ariko igikomeye, niyo twaguterura tukagutuza mu ibyo bintu wifuza uyu munsi, ejo ukabona ibindi birenzeho nabyo uzabyifuza. Uyu munsi hashobora gusohoka modeli runaka wenda y'umwambaro ukawugura, ariko ukwezi gutaha ntihaza indi modeli, nayo uzagira ubushake bwo kumva wayambara. Ayo amaso ntanyurwa, umubiri ntunyurwa, wahora uwushakira amanywa nijoro ariko ntunyurwa. Rero toza ubuzima bwawe kugira umutima ukorera abandi, umutima wifuza iterambere ry'abandi, umutima usengera abandi, umutima ukunda abandi, atari uko mufitanye isano, atari uko hari icyo bakuraho, baba ufite icyo utezeho, baba b'Imana yaguhuje nabo. Uri umunyamugisha, ufite imfunguzo zinjiza abantu mu migisha, ariko ntabwo ujya uzikoresha kubera ko uhora wihugiyeho. Kandi igihe cyose utarafungura imigisha ku buzima bw'abandi bantu, hari imigisha nawe yakaje ku buzima bwawe wafunze. Igihe cyose utaraba imbarutso y'iterambere ry'abandi, hari ibyawe wafunze. Muri wowe Imana yashyizemo ubuzima, yashyizemo imibereho. Hari abantu bakabaye barazamutse ku bwawe, ari wowe ubiteye. Ariko ikibabaje, you spend all your time caring on yourself. Ntabwo mvuze ngo ntiwiyiteho, iyiteho, ariko gira pourcentage usagurira abandi, kandi ntuyikore utegereje gushima. Hari abantu ngo bakomeretse, ngo waretse kugira neza, ngo bagize gutya, ngo barakuvuze, ngo byagaragaye nko kwishanutsa, ngo byaragukomerekeje. Nshuti yanjye, impamvu bigoranye nuko ari iby'umumaro. Korera abandi, korera abandi, korera abandi. Cya kabiri, guca bugufi, guca bugufi. Uku kwezi igendanira umutima uciye bugufi, kuko uko ushaka iterambere no kugera ku bintu bikomeye, gake 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 gake, buhoro buhoro, niko ugenda uterwa isoni no kuhamya ko uri umukirisitu. Reka nyisubiremo, uko urushaho gutera imbere, the more you develop and achieve more great things, you go slow by slow, getting embarrassed of looking like a man of God in public. Wari ubizi aba bantu dufite birirwa basebya inzu y'Imana, abo bakubwira ko gusenga ari ugucurama, ari ukubura imibare, ari uguta umwanya. Let me remind you this. Mu bihe byashize bari batuye mu nzu y'Imana, ndetse uzanumva bavuga ngo bahoze bahaba, ngo ariko basanze ibihabera badahamanya nabyo, ngo basanze atari byo, ngo basanze abapasiteri ari abanyabinyoma, ngo basanze bafite ngo uburyo babeshya bakariganya abantu. Ariko mbere Imana itaramuzamura, yari akibakeneye, yari agikeneye isengesho, yari agikeneye sapoti yo mu nzu y'Imana, yari agikeneye bene se basenga. Ariko yamaze kuzamuka, yaruriye, yagezeyo, ntabwo agikeneye umusunika. Yungutse inshuti, yukize baraza. Icyo gihe bari bataraza, uyu munsi bamaze kuza, ntabwo agikeneye isengesho rya pasiteri. Inshuti yanjye,
ukeneye amafaranga, ukeneye ubutunzi, ukeneye kuzamuka, ariko iki kintu ukeneye kukimenya, uko umubiri n'ubuzima bw'umuntu agenda abona ibintu bikomeye birenze yahoze atekereza mu nzozi ze, niko birushaho kugorana guhamiriza mu ruhame ko ari umuntu ukurikiye Imana. Uyu munsi kuko ucishije bugufi, nanjye nshishije bugufi, nta kintu kidasanzwe kingira umuntu udasanzwe kiraba. Biroroshye guhamya Imana nzi, biroroshye guhamya Imana namenye, ariko umunsi uzaba ufite abafatanyabikorwa benshi kandi 90% ari abatemera Imana, bizakugora guhagarara imbere yabo ngo vuge ngo ibi ngibi turi gukora ni imbaraga z'Imana. Ariko abafite umwuka w'Imana, niyo mpamvu uyu mwitozo wo guca bugufi Imana iwuduhaye muri uku kwezi, ukahita ujyana harakomeye. Iyo wari twihaniza Kanani ntabwo ari twe ba mbere tugiye kuyibamo, itazaturuka, itazatunanira, tutazayicumuriramo, tutazakora ibizanira abadukomokaho imivumo. Uyu mugisha dutegereje, dusengera amanywa nijoro, utuma twiyiriza dushaka mu maso h'Imana. Umwitozo wo guca bugufi uzatuma ubasha guhamya Imana no mu gihe uzaba ukomeye, no mu gihe uzaba wicaranye n'abakomeye, no mu gihe uzaba uri muri cya kigero bavuga ngo wagezeyo. Ariko umwitozo wo guca bugufi uzakomeza ukwibutsa uyu munsi uburyo ubayeho, gutyo bakikubwira ko ntacyo uzimarira, uko nguko bari kukubwira ko byakuyobeye, uko nguko bari kukubwira ko byagucanze. Mu minsi iri imbere Imana yaramaze kukuzamura, n'ubu ugifite umutima uca bugufi, ntabwo uzigera na rimwe, ntuzigera na rimwe wishyira hejuru ku bw'uwo munsi, ahubwo uzajya wibuka ayo magambo n'ibihe bikomeye uri gucamo mu iyi minsi. Ndakwinginze ca bugufi, kandi Imana iguha umutima wo guca bugufi. 3, kubabarira plus kubabarirana. Utwo tuntu uko ari tubiri. Forgiveness and forgive each other. Kubabarirana ni ugufata umutwaro uri ku wundi muntu ukawishyiraho nk'aho ari wowe byabayeho. Icyo twita understanding each other. Don't be fast to judge. Don't be fast to take a side. Don't be sentimental according to the kind of situation. Biha umwanya. Try to understand both sides. Umunsi wageze ku kigero cyo kubabarirana ni igihe wagiye ku mpande zombi ukajya ufata imitwaro kanaka afite, imitwaro uwo muturanyi wawe agira, agahinda ke ukakishyiraho, ukababara mu mwanya we, bikamera nk'aho umusimbuye. Iyi nshinga ivuga ngo kubabarirana bimeze nko kugurana, ku buryo mfata ku mibabaro yawe nkamera nk'aho ngusimbuye, nkayishyiraho. Yesu icyo yakoze, yababaye mu cyimbo cyacu, yafashe imitwaro yanjye arayitwara. Niyo mpamvu Bibiliya yambwiye ngo Isakari n'indogobe y'inyamaboko. Yakobo ageze kuri Isakari yagize ishurirwa rikomeye, abona intare yo mu muryango wa Yuda
yari amaze kubivuga kwa Yuda, havuze ngo inkoni y'ubutware iri ku bitugu byawe. Ariko ageze kwa Isakari, ishurirwa rirakomeza, iyerekwa riba rigari. Haravuga ngo ndabibonye, hariya nakubonye nk'umwami. Kwa Yuda ni umwami. Yesu arimo aragaragara muri dimension zitandukanye. Ranama shatako yababa. Ahambere yari umwami ufite inkoni y'ubutware ku bitugu, uyobora n'ituze n'amahoro. Ariko noneho tumubonye ananiwe, tumubonye yikoreye, tumubonye arushe. Bibiliya yambwiye ngo yahetamishijwe no kwikorerera abandi. Arunamye, ateze inugu, ateze amaboko, yikorera imitwaro y'abandi, yikorera amaganya yawe, yikorera agahinda kawe, yikorera amadeni yawe, yikorere kubura ibitotsi kwawe. Kubura ibitotsi kwawe ninde wundi wakumenya? Ayo marira ari mu musego, ayo marira ari mu mashuka, arayikorera, arayabona, niwe uyitaho. Nibyo Yakobo yabonye. Haravuga ngo mbonye uri indogobe y'inyamaboko, yunamishijwe no kwikorerera. Uzi icyo Bibiliya yavuze? Ngo atega umugongo ngo bamukorere, yemera imirimo y'uburetwa. My God. Yesu Kristo niwe cyitegererezo cy'abizera. Yavuze iki? Nyuma yo kwikorera ibyo byose, mukundane nk'uko nabakunze, mubabarirane, mwihanganirane. Share. Uku kubabarirana ni share. Share. Ishyire mu mwanya wa mugenzi wawe, ubabare mu mwanya we, umwumve, wumve ibyo ari gucamo, bitume usobanukirwa ikizima ugomba kumufasha. Unababarire, ugire imbabazi muri wowe nk'uko Yesu yakubabariye. 4, kwihangana no kutinuba. Ubaye winuba utagira no kwihangana, ntabwo wakora ibyo iri jambo rivuga. Kuko ijambo riravuga ngo yunamishirije urutugu rwe kwikorerera, ahinduka umuretwa utegeka icyate. Ese ibyo wabikora utihangana? Ese wagaburira umuntu kubizi ko twese tubizi ko hari ugaburira agahita agenda kuvuga akavuga ati unateka nabi, ati batekana nabi, baba n'ahantu habi, amakuru akakugeraho? Niko nshuti y'Imana, ugira ngo utihangana wazongera kugira undi ubikorera? Ariko ntugomba kwinuba, ntunagomba kurambirwa, kuko uyoborwa n'umwuka w'Imana. 5, ari nacyo cya nyuma, kumvira, being submissive. Kumvira. Eliya ari mu bijyanye hagati y'ubuzima, gupfa no kurokoka. Harokotse we, harokoka n'abandi bantu 2. Ariko kagezi k'Iserafati, kumvira byarokoye ubuzima bwe, birokora n'ubuzima bw'umugore w'Iserafati. Aka kagezi ka Kireti kamaze gukama, nibwo ijwi ry'Imana ryamubwiye ngo ajye Iserafati. Arumvira ajyayo. Ageze Iserafati,
hari umugore wamaze kwiyemeza n'umwana we ko bagomba gupfa, ariko kurokoka k'uyu mugore kwari gushingiye mu kintu kimwe: kumvira gusa. Uyu mugore ntabwo yarokowe no kuba Eliya yaraje aha. Yarokowe n'ikintu kimwe cyonyine: kumvira, 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 kumvira. Icyama Imana ikaguha umwuka wo kumvira, ikaguha umwuka wo kumvira, ukabasha kumva, amatwi yawe akakira, ariko ukanumvira. Abantu benshi ntabwo batera imbere, nta mpinduka ziba, nta kintu bakira, kuko batumvira. Uyu mugore yanangira umutima, ntiyumvire ngo kano gafu agakoresha ibyo bamubwiye gukora. We n'umwana we bari gupfa nk'uko bari babitekereje. Ariko nshaka kukubwira ngo sinzi icyo wowe wari watekereje, sinzi n'amagambo bavuze, sinzi n'uburyo nawe wabyiyumvishemo, ariko nawe nkubwire ngo niwumvira Imana igiye kubiremamo ikintu gishya. Nubwo bavuze ko bitazacamo, nubwo nawe wabonye ibimenyetso by'uko byarangiye, ahari nawe usigaranye agafu ka nyuma, ahari wari uri mu minsi ya nyuma, ahari bari kugutega izuba rya nyuma, nawe ibimenyetso wari ubifite. Ariko muri uku kwezi nugira umwuka wo kumvira, ukabasha ibi kubikora, ikibo cyawe kigiye kongera kuzura, ikibo cyawe kirongera kuzura. Nukunda kumvira, iyo situwasiyo irahinduka, ubwo buzima burahinduka, amagambo bari buyahindure, kuko hari ijambo rizima rigiye kuza mu buzima bwawe. Nuba ugifite umwuka wo kumvira, uri bwakire. Imana iguha umugisha uvuye mu ibyo bintu uko ari bitanu. Mana, ndagushimye ku bw'uku kwezi kwa gatandatu, tukuragije intambwe zose tuzatera muri uku kwezi. Abari ingumba mu buryo bwo ari bwo bwose babyare, mu buryo bw'ubukungu babyare, mu buryo bw'imibereho babyare, ubuzima buzira umuze babyare. Ababuze abantu babahe, babuze amahoro yatange, babuze ibyiringiro bigarure. Uku kwezi Mwana uduhindura ababibyi kuruta kuba abasaruzi basarura ibyo batahinze. Tumaze igihe kinini duhiga imisaruro, ariko nta mirima dufite, ntaho twahinze. Ariko byibura muri uku kwezi kwa gatandatu mw'iki cya kabiri cy'umwaka, duhindura ababibyi bazima. Urakoze, urakoze, urakoze. Amen.